hari ibintu bigera kuri bine imana bishuye bigiye kuba kandi biraje muri uyu mwaka byihuse. Imana tujye neza, imana ijuru ibane natwe. Icyambere, muri uyu mwaka nagiye kubona mbona habayeho imivurungano y'intambara mu bihugu bitandukanye. Kiragira ngo ibintu byumve neza ubyiyo kandi utega amatwi ubyumve neza. Imana tujye neza kuko Imana yavuze ngo nta kintu kizakora itabanje kugishurira intore zayo, abahanuzi bayo bahora bayitakira ku manywa ndetse na nijoro. Imana tujye neza, imana mw'ijuru ibane natwe. Haleluya. Imana mw'ijuru ishimwe cyane kuko nagiye kubona mbona inzu irimo umwotsi mwinshi cyane. Ubwo nabonaga inzu irimo umwotsi mwinshi cyane. Dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga hano muri Yosuwa ibice bya 14 n'umurongo wa 13. Haravuze ngo Yosuwa aha Kalebu mwene Yefuni umugisha, maze amuha umusozi witwa Heburoni ngo habe gakondo ye. Imana mw'ijuru tujye neza ibane natwe. Ijambo ry'Imana niho Imana ikunda kuvugira. Uwiteka ahimbazwe, agira neza. Amen, amen. Amen. Mu minsi ishize ndi gusenga, Imana yarangendereye impa amakuru muri ibi bihe tugezemo. Impa amakuru nari ndi mu bihe byo gusenga, igira imama y'ishirirwa agera kuri 4. Imana tujye neza. Hari ibintu bigera kuri bine Imana bishuye bigiye kuba kandi biraje muri uyu mwaka byihuse. Imana tujye neza, imana ijuru ibane natwe. Icyambere, muri uyu mwaka mw'isi, ndavuga isi muri rusange, nagiye kubona mbona hazabaho ikintu cyitwa igisuzuguro ku bantu benshi. Cya kabiri, nagiye kubona mbona habayeho imivurungano y'intambara mu bihugu bitandukanye. Cya gatatu, nagiye kubona mbona mbese habaye ikintu cyo gukorwa n'isoni. Cya kane, nanone nagiye kubona abantu benshi bari kugirwa neza n'Uwiteka Imana. Imana tujye neza, imana ijuru ibane natwe. Haleluya. Rero Imana ubwangenderaga ikama ayo mayerekwa, mbibutse Imana igikunda kwishura igenda kubaho. Imana tujye neza, ndagira ngo ibintu byumve neza ubyiyo kandi utega amatwi ubyumve neza. Imana tujye neza kuko Imana yavuze ngo nta kintu kizakora itabanje kugishurira intore zayo, abahanuzi bayo bahora bayitakira ku manywa ndetse na nijoro. Imana tujye neza, imana mw'ijuru ibane natwe. Haleluya. Imana mw'ijuru ishimwe cyane kuko nagiye kubona mbona inzu irimo umwotsi mwinshi cyane. Ubwo nabonaga inzu irimo umwotsi mwinshi cyane, ntabwo nahise sobanukirwa ibyo mwotsi, ariko nagiye kumva. Imana tujye neza, numva Imana iranganirije ngo mu gihe cyinshi, haleluya, haleluya, igihe cyinshi abanyabyaha babonye akaga, ni igihe abanyabyaha bagiye kubura ijambo, ni igihe bagiye kubura ijambo, hakaba gukorwa n'isoni, hakaba gusuzugurwa. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Kandi hirya no hino mbese bizaba ari ibihe bicika, ibihugu byinshi bizashoberwa, abantu bazabura icyo bakora, ariko abikomeje ku Uwiteka Imana izajya gukiranuka rizabarasira. Uwiteka Nyiringabo nahimbazwe, ashyirwe hejuru cyane. Uwiteka ahimbazwe cyane. Ndi mwaho ngaho ijambo ry'Uwiteka Imana, haleluya, riza kujya rirambwira ngo ntugameze gutyo. Hari abantu Imana izubahisha bikabagira neza kuko ijambo ryageze kuri Yesaya. Yesaya aravuga ngo nzine ubwo umwami Imana azantabara, icyo ni cyo gituma ndamwara mu maso yanjye hagakomera hagahinduka nk'urutare. Imana tujye neza, Imana turengere. Nibwo nagiye kubona mbona abantu benshi. Imana, haleluya, ndabwirwa ngo Imana igihe kijemo nanone imaje gushyigikira umurimo wayo kandi guhagurutsa abantu bayo, ije guhagurutsa abakozi bayikorera kandi abandi babika imbaraga, abandi baba mbese kandi abari isuzugurwa benshi. Niba Imana igiye guhagurutsa, Imana tujye neza, Imana yigeze guhagurutsa Dawidi Imana imukoresha ibyo abandi bari bananiwe, yamuhagurukije atarazwi ariko iramushoboza. Imana y'igicubahiro. Ndi mwaho ngaho nagiye kumva nanone numva ngo Imana igiye kugira neza abantu bayo, muri make izabatabara,
iza benshi nabonaga bari mu bukene bari bashonje. Haleluya haleluya. Ndabwirwa ngo Imana izagira neza abantu bayo. Mbibutse ko niba Imana yahamagaye umuntu ifite n'uburyo izabana nawe. Haleluya haleluya. Kuko ambasaderi wo mu gihugu runaka ntabwo atungwa n'igihugu abamo, agatungwa n'igihugu cyamwoherereje. Igihugu cyamutumye nicyo kimenya uburyo abaho, nicyo kimenya ko yambara, nicyo kimenya ko mbese ubuzima bwe bwose Imana yabicuwe. Haleluya haleluya. Byahenda cyangwa bitahenda ambasaderi ntibimureba, kuko igihugu cyamwohereje nicyo kimwitaho. Uwiteka Nyiringabo ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya haleluya. Niyo mpamvu ngira ngo munyemerere niza kujya ku musozi nze gusengana n'aba bantu Uwiteka Imana yandishuriye. Haleluya haleluya. Uwiteka niwe ugira icyarema akagikomeza. Imana ishimwe cyane. Haleluya haleluya. Kuko ijambo ry'Uwiteka Imana ririvuga neza. Haleluya haleluya. Imana tukeneza Imana. Haleluya haleluya haleluya. Ngo unyereke ikimenyetso cyiza kugira ngo abari mu ruhande rw'ababisha bakirebe bamware, bakirebe batangare. Imbaraga z'Uwiteka Imana haleluya zizacakora. Uwiteka ashimwe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Niyo mpamvu mbwira umuntu ufite ibibazo umvaga abuze icyo yakora, mwijoro hari Imana itabara, hari Imana amateka, hari Imana irwanikanisha, hari Imana igaragaza, hari Imana itabara. Yesu ashimwe cyane. Siko bizaba, siko bizahora kuba mutegereza. Yesu ava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Yesu ashimwe cyane. Kuriya kwana n'umuntu ngo ariko gaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abana b'abantu babura uko bagira, ariko Uwiteka ntabwo ajya uko agira. Imana ishimwe cyane. Rero twasomye ijambo ry'Uwiteka Imana. Twasomye ijambo ry'Uwiteka Imana ngo nuko Yosuwa aha Kalebu gakondo ye. Haleluya. Aha Kalebu mwene Yefune gakondo ye. Kuko iyi gakondo bari barayiraswe ubwo bazanaga inkuru nziza. Haleluya haleluya. Mose arababwira ngo nawe ntabwo uzabura kubona gakondo. Ngo ariko bageze mu gihugu cy'isezerano sha ngo Yosuwa aramwibagirwa. Yosuwa aramwibagirwa. Yosuwa aramwibagirwa. Kalebu amara igihe kinini yarabuze gakondo ye. Kalebu amara igihe kinini ari mu ruserero. Kalebu amara igihe kinini ari mu ruserero kandi yaravuganye n'Imana. Kalebu amara igihe kinini ari mu buribwe afite amasezerano y'Uwiteka Imana. Ngo ariko igihe kiragera afata umwanzuro. Haleluya. Afata umwanzuro azamura kwizera, aravuga ngo njyewe ngiye kuburana gakondo yanjye, ngiye kuburana gakondo yanjye kuko Uwiteka avuganye nanjye. None ubuzima ndimo nge ndaburambiwe. Haleluya. Ndarebye maze kurambirwa, mfashe umwanzuro ngiye kuburana gakondo yanjye. Imana ishimwe cyane. Imana yagucyura. Ngiye kuburana gakondo yanjye. Aragenda abwira Yesu ati ndashaka umwe gakondo yanjye. Ngo ampa gakondo ye kuko yari yafashe umwanzuro. Yari yafashe umwanzuro ajya imbere y'Imana aravuga ngo ndashaka gakondo yanjye, ndashaka gakondo yanjye. Haleluya haleluya haleluya. Imana yabicuye. Niyo mpamvu vugana nawe Imana izane gakondo yawe. Hari icyo Imana avuganye nawe, ariko Imana izane gakondo yawe. Nuko Imana avuganye nawe urushijeho gusuzugurwa, urushijeho kubabara, ariko Imana ikuzane gakondo. Kuko n'abantu baje kuzana gakondo, hari abantu baje guhembura leboze contre lebo, hari abantu baje gutabara, hari amateka imaje guhindura. Imana ishimwe cyane. Imana yabicuye. Hari abantu baje guhoza amarira. Imana isigure gakondo yawe. Imana ikuzane gakondo yawe. Kuko Kalebu yariganyijwe imyaka agera kuri 40. Amara imyaka 40 yose arariganyijwe. Kandi Imana yari yaravuganye nawe. Imana tukeneza. Abandi baranezerwa, ariko Kalebu akomeza kubabara. Nyamara afite isezerano ry'Uwiteka Imana. Afite isezerano ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Ariko umunsi umwe ngo yumvamo azamura kwizera, kuko kwizera kurarima. Haleluya haleluya haleluya. Mbere gatoya Imana ise kunyigisha kwizera. Imana ise kunyigisha kwizera. Haleluya. Yetse kunyigisha kwizera, yanyigishije kwigirira inkoko. Imana yanyigishije kwigirira inkoko. Inkoko itera igi ikarirarira iminsi 21. Ikararira amagi iminsi 21. Ikirigira aho bita ku kibuno bikajya no ku mutwe. Inkoko igiye guturaga iragenda igatonda ku mutwe. Iratonda ku mutwe. Umushwi rero hari icyo usabwa. Nuko umushwi uzinyeganyeza ugaturisa kiriya gikesi ugasohokamo.
ariko igihe inkoko yavuye mu rwari, hari igihe uzajya mu rwari Imana tujye neza ugasanga hari indi mishwi yapfiriye mu gikesi cy'igi. Imana tujye neza, nyamara nyina yaraturaze nk'uko yaturaze andi magi. Imana tujye neza, ariko uyu mushwi we kuko utegeze uba maso ngo unyegageze kiriya gikesi usohokemo ugapfiramo, nyamara nyina yari yaturaze ugapfiramo. Imana tujye neza, kuko kwizera kurarema, ariko uyu mushwi wagize kwizera ugashyira amanga unyeganyeza kiriya gikesi ukabasha gusohokamo. Imana yaraje yangenderera inyigishirira kw'igi ndetse n'inkoko. Imana tujye neza, Imana turengere. Ndabwirwa ngo abantu, haleluya haleluya, ingorane bafite barwaye indwara yo kwitosobanukirwa, barwaye indwara yo kwitisobanukirwa, nyamara Imana yaravuganye nabo. Haleluya haleluya. Imana ikavugana n'umuntu ariko agakomeza yatura amagambo mabi. Imana ikamusezeranya ibyiza agakomeza yatura amagambo mabi. Ndajya mubwire ngo isi na Satani ntabwo bigufitiye. Imana tujye neza, ahubwo kwizera kwawe uri mu mbaraga z'Uwiteka Imana niko kuzagutambutsa. Bibiliya ivuga ngo iki? Ku munyembaraga izerekana nk'inyembaraga, ku kigo kizerekana nk'igoramye, ku munyantege nkeya izerekana gutyo. Imana tujye neza, Imana imujibane natwe, usabwa kwizera. Haleluya haleluya haleluya. Kuko niwizera uraza kubona imirimo y'Uwiteka Imana, niwizera urabona imbaraga z'Uwiteka Imana, niwizera urabona ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Izina ry'Uwiteka Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Repose contraire, kuko Yesaya yaravuze ngo abakene n'abatindi bashaka amazi yo kunywa bakayabura, ngo ariko jye Uwiteka Imana nzabasubiza, nzabarengera, nzabarwanira, nzabatabara. Repose contraire, hari abantu bariganyijwe Imana kugana agaciro, hari abantu bariganyijwe Imana yambwiye ngo hari abaje kugana agaciro, abantu bamaze igihe kinini barira, ariko Imana avuganye nabo yambwiye ngo ije kubagana agaciro. Hari abantu bari gutaka ije kugana agaciro. Imana ijambo icyubahiro. Haleluya 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 haleluya. Imana icyubahiro. Hari abantu baje kugana agaciro. Imana icyubahiro. Imana tujye neza, Imana turenge, Imana turwane, Imana dutabara. Repose contraire, ndavugana n'uyu muntu afite agahinda kenda guturutse umutima we kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, ubuzima bwe n'amarira. Haleluya, ariko Uwiteka aho yahagutabarira. Imana tujye neza, Imana turenge. Ndavugana n'uyu muntu afite ikibazo cy'umugongo wamurembeje, ariko Uwiteka Nyiringabo yamutabara akongera akabona imbaraga z'Uwiteka Imana. Repose contraire, ndavugana n'uyu muntu Imana tujye neza, Imana turenge, baturwanire. Yagoswe n'imbaraga z'abarozi, ikirafashe cyose kiramucika, kandi ibintu byatutse. Hari abantu bamugiye mu bapfumu kubwo umuntu yahaye amafaranga amwizeye, yarangiza akamukora mujyana mu bapfumu bagakora imihango ya gishitani, byamuteje inyatsi, bituma icyafashe cyose kigenda. Ariko Uwiteka yambwiye ngo hari abantu Imana izana amahirwe ya kabiri. Haleluya haleluya haleluya. Imana avuganye nanjye irambwira ngo hari abantu imaze kugana gakondo, hari abantu bariganyijwe. Ijambo ryageze kuri Ezekiel ngo wariganyijwe kera, nubwo wariganyijwe kera ariko ndagarutse. Wariga mu rugo bikemera, wariga mu bana bikemera, wariga mu rushako bikemera, ariko Uwiteka kumurenge nagiye kona mbona uyu muntu Repose contraire, repose ko afite abana baramunaniye, ahora asenga ndetse no gusenga. Umva ubiretse, umva wabireka, umva wabireka, umva wabireka, umva wabireka, kuko naginduka. Ndajya mu bwango igihe kirageze umwaka Imana ikunyemwo ije kugana gakondo abantu bariganyijwe. Imana kugana abantu gakondo, ije kugana abantu gakondo. Repose contraire, relebo to menepose contraire, relebo hanapani maje kwanagura marira. Hari inzandiko z'abadayimoni, talebo kede contraire, talebo zeleboze contraire. Hari abantu basiwe inzandiko zo kubarengana. Ndabona Imana izicabokanye, ndabona ari ibitereko by'abadayimoni Imana ishenye, ndabona Imana yengera abantu bayo, kuko Imana ngo igarurira abantu gakondo. Imana tujye neza, hari abantu bariganyijwe, barigamo basenga, barigamo baravuganye n'Uwiteka Imana, none bari gusenga isengesho ngo Mana ni ikihe cyaha nakoze, Mana ngo nkihane mbabarire, ariko nanjye umumugisha ntabwo ari kubera icyaha, si ukubera icyaha, n'imbaraga z'umuriganya. Ariko Imana ikunyumyeho mama, Imana ikunyumyeho papa, Imana kugira gakondo yawe. Imana tujye neza, Imana turenge, Imana turwanire. Repose contraire,
ndavugana n'uyu mukobwa abantu baramubwiye ngo azapfa atikoze ku mugongo, ngo azapfa gutyo, ngo azaba mwikara bamwise icya cumi cy'itorero, ariko hari Imana y'amateka, Imana igana gakondo yawe. Rebose kotrebo, ndavugana n'uyu muntu mu kazi ke igihe cyose yahora n'intambara, akibaza ngo mbese Imana niki gituma abantu bose ngeze inama zinkurikirana, ni ukubera iki? Ni icyo cyaha, si ukubera icyaha, ni ukubera imbaraga zikurwanya, ariko Imana ikumye ngo ije kugana gakondo yawe. Rebose kotrebo, rebose konta emo rebose kotrebo, imatuke neza, imaturenge matugana madutabare. Rebose kotrebo, nagiye kubona mbona abantu bari kuzamuka umusozi, mbona bazamuka umusozi, nabonaga bagiye bikoreye ibintu bimeze nk'abatora, abandi bikoreye ibintu bimeze rebose kotrebo n'ibikapu n'amasafuriya, bakagenda bageze umusozi rwagati, kuzamuka birabananira, bamwe bararyama bavuga ngo ntabwo twongera kuva aha ngaha, mbese Imana ngo mbese Imana yanjye. Rebose kotrebo, mbese bariya ni ukubera iki Imana, ni ukubera iki bimeze kuri, mbese bahunze iki, mbese iki, mbese barasuhutse, mbese bahunze intambara, ariko ijwi ry'Uwiteka Imana riranga ngo ntabwo bahunze. Imana tujye neza ngo ahubwo ni abantu bari mu ruzerero rwo guhora basenguruka, bari mu butayu, bari mu ruzerero, ubuzima bwabo n'uruzerero. Rebose kotrebo, ariko ijambo ry'Uwiteka Imana ryageze ku Bisirayeli, ndavuga ngo igihe mumaze ku musozi kirahagije, nimucyabike. Rebose kotrebo, Imana yambwira ngo hari abantu Imana igarira gakondo, hari gakondo y'abantu Imana igarira, hari andi mahirwe Imana izanye, hari andi mahirwe y'abantu Imana izanye. Rebose kotrebo, Imana ishimwe cyane. Tepikoto ngiye gusenga Imana, ariko mbere yuko senga reka mbwira uyu muntu rebose Imana ishuri afite ikibazo. Rebose kotrebo abyara igihe cyose aratwita, inda yamara kugaragara ikavamo. Rebose kotrebo, ni ukubera imbaraga z'umubiri, ariko Uwiteka akumenya ngo Imana ikuwe muri ganya gakondo yawe. Rebose kotrebo, mbwira na none uyu muntu rebose kotrebo arise kujya kwa muganga bamusangamo uburwayi bw'umuvuduko. Rebose kotrebo aravuga ngo Mana icyo uko nakwitira nadura gupfa, ndavuga ngo sinzapfa nzarama. Rekeza abantu imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka Imana. Imana yambwiye ngo ikogera gakondo, Imana iguhaye ubuzima. Rebose kotrebo, reka mbwira uyu muntu ararwaye, yarivuje n'abatageze. Rebose kotrebo ari hano mu Rwanda, ari mu Rwanda, ari mu mujyi wa Kigali, ari mu Rwanda, ari mu mujyi wa Kigali. Rebose kotrebo, nako mbonye n'abantu babiri, umwe ni umusaza undi ni umukecuru, ariko ntabwo babana. Umusaza bukwe n'umukecuru bukwe ntibanazanye, nta nicyo babana, nako nta nicyo bapfana. Barwaye bazenguka amavuriro yose mu Rwanda, birangije kuko bari banishoboye, babajyana no mu mahanga barabavura, ariko bagabukira. Barangije bagaruka mu Rwanda, bese mu yandi magambo bategereje ko rwaza ku mugoroba cyangwa mu gitondo bakipfira. Ariko Uwiteka ngo Imana ikugira gakondo. Uyu mwaka Imana ikuje, uyu mwaka Imana yategetse, uyu mwaka Imana iraje, uyu mwaka Imana yasetse, Imana irigaragaje. Uyu mwaka Uwiteka Imana, Uwiteka nyir'ingabo ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane, hari gakondo igarutse. Nuko Yesuwa, aleluya, mbahereza gakondo. Aleluya, aleluya. Kalebu ashima Imana, ashima Imana, ashima Imana. Mwitegure kugarirwa gakondo, mwitegure kugarirwa gakondo. Aleluya, aleluya, kugarirwa gakondo, kuko Imana gakondo y'abantu batakira Uwiteka Imana. Reka dusenge Imana. Imana tugiye neza, nimero zanjye za telefoni wamamaga tugasenga Imana. Imana tugiye neza tugafatikanya gusenga ni 0786 94 64 82. Uri mu mahanga ubanza akamenyetso ko guteranya ukandika umubare 25 ubundi ugakurikizaho iyo mibare. Kristo abaho umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro, Imana y'ineza, imakiranuka, Imana y'ineza, Imana ikiza. Ubutumwa amaye gutambutsa ndabutambukije. Gira neza ubwoko bwawe, abakumva, abazakwizera, abaguhungiyeho. Mana ubageneze ubatabare. Mana utiteye ku gihe bamaze bazerera mu butayu, hari abantu benshi ugareye gakondo yabo bari barariganyijwe. Urakoze, uri Imana ibikoze, uri Imana itabaye ihindura amateka. Mu izina Yesu Kristo mbisabye, amen. Yesu abamugisha.